imodoka yaturutse kuri arete yacitse feri. Ariko yari irimo umuntu umwe, nta wundi muntu wari urimo, ntabwo yakomeretse, ntabwo yigize apfa. Ntabwo bisanzwe. Iyi ni Ishami One TV muri kumwe hano. Turi i Musambira, abantu 9 barimo umwana w'imyaka 4 bahitanywe n'impanuka yabereye mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi kuri uyu wa 19 Nyakanga 2023. Ntabwo byoroshye. Iyi mpanuka yabereye hano muri Kamonyi i Musambira, yabereye ahazwi nko kuri Skol, aho imodoka yavaga i Muhanga yagonganye na Twegerane yavaga i Kigali itwaye abagenzi 21. Si ibyo gusa kandi ntabwo ahangaha hasanzwe habera impanuka zoroheje nk'uko hano tugenda tubibereka, nk'uko binagenda bigaragara. Ni umuhanda ukunze kubamo impanuka nyinshi kandi ndetse zinakomeye cyane zagiye zihitana abantu benshi. Nko muri Gashyantare 2023 ntabwo byari byoroshye, gusa imihanda yo mu murenge wa Musambira no mu nkengero za Kamonyi ikunze kuberamo impanuka zikomeye z'imodoka nini n'izitwara abagenzi mu bihe bishize, aho simwe muzizwi cyane harimo impanuka ya Hiyasi. Ni ukuvuga ngo hari muri Gashyantare 2023 hari hashize amezi make humvikanye impanuka ikomeye muri Kamonyi, aho imodoka itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Bush cyangwa Hiyasi yagonzwe ikagonga n'ikamyo yo mu bwoko bwa Hoho. Si ibyo gusa kandi ndetse no muri Mutarama 2025 hari imodoka ya Vigo na Coaster byakoze impanuka, ndetse yayoborwaga na polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yabereye mu bice bya Nyarusange Karengera muri Musambira, aho imodoka ya Toyota Hilux Vigo yagonze bisi ya Coaster yari itwaye abagenzi 28, bituma abantu 3 bakomereka bikomeye, naho 8 barakomereka byoroheje. Imodoka yaturutse kuri arete yacitse feri. Ariko yari irimo umuntu umwe, nta wundi muntu wari urimo, ntabwo yakomeretse, ntabwo yigize apfa. Hari 2:00 n'igice byabaye. Nyine ni imodoka yamunaniye kubera ko iri no cross ari ribi n'ubundi risanzwe riberamo impanuka. Yahageze abonye bino bisima, kuko bino bisima nabyo bifasha ino modoka, bifata imodoka kugira ngo ibe itageramo hepfo y'umuhanda. Yahageze nyine imodoka itimuzana ahangahe igwa ahangaha. Niwe wenyine, nta kindi kintu cyangiritse. Impanuka nge nari imaze no kugera ku buriri, niryamira kare nk'umukecuru. Ubwo rero imodoka twagiye kumva numva irahanutse iragwa nyine, ariko mu gitondo cya kare none nagiye gusenga, mvuye gusenga, nuko baravuga ati imodoka yaguye. Nuko nabyumvisha ariko sinabyitayeho ngo ngumye nkurikirane. Ubu twari tuvuze ngo reka tuhagere twumve uko bimeze tuva gusenga, nta kindi kintu numvise rwose. Ariko nanjye mu gitondo naje guhuriza imwe nsanga yaguye, ariko ngo yahaguye mu masaa 2 hafi saa 3, nabwo nabyumvishe barimo babivugira. Icyo abaturage bavuga kuri uyu muhanda nuko basaba leta yuko yakongera uyu muhanda cyangwa ikagira ubundi buryo ibikoramo, uretse ko leta nayo iri mu biteganya irimo iteganya ko uyu muhanda ugomba kugira icyo ukorwaho, ariko abaturage barasaba leta yuko byakorwa byihuse. Ubu imodoka yamujyanye Kabgayi, ko nigize ikibazo cyo ku maguru cyane, zikunda kuhagwa cyangwa zikajya nepfo hariya. Ubu bera impanuka bayita muri Somali, burya abasomali niko mbyumva kuva na kera kose. Imodoka zikunda kuhagwa, akunda kuba imodoka nyinshi. Nasanze rwose mbyuruka mwumva imodoka ziragwa hano. Habikoni rikabije cyane, ku buryo nyine abashoferi babyigiye bagomba kujya bagenda gakeya, bakagabanya umurego wo kwihuta, cyangwa se n'ibyo batwaye nabyo bakabigabanura. Ikibitera nyine n'imodoka nyine zicika feri. Ziba zacitse feri. Ni feri zicika zigeze hano kuri ko ziba zinahetse n'ikorosi ribi. Impanuka ngo zigabanuke rwose, nuko uyu muhanda wakongerwa, ni mutoya cyane bakawukora, ariko nabyo numvisha bavuga ko bagiye kuzawudukorera muri no minsi. Ariko nukuvuga ngo natwe tuhaturiye, ikintu dukora tuzaza tugatabara.